dukeneye imbaraga z'Imana, dukeneye ubushobozi bw'Imana, dukeneye ihishurirwa rituruka ku Mana, dukeneye ubuntu bwa Kristo kumanuka mu buzima bwacu, dukeneye indi revelation, andi mahishurirwa tutigeze tugira, kuko nitutayagira iyi si iraduhira. Ntuzave mu isezerano nta mpamvu, nubwo yabihari ntukaza rivemo n'iyo ngingo ya mbere. Ntuzave mu isezerano nta mpamvu. Warakijijwe, wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, umenye ko ibi bintu iyi si irimo kutwereka ni ukuduhiga kugira ngo tutazabona amahirwe yo kwambuka. Bavandimwe, ubyumve neza cyane. Icya mbere, ntuzave mu isezerano nubwo waba ufite impamvu, ntuzarivemo. Kugira ngo iryo sezerano utazarivamo, ni bangahe bari bakijijwe, ni bangahe bari abakozi b'Imana bavuga ubutumwa isi kumva, ariko uyu munsi nibakibuvuga amafaranga yabaye menshi, ndetse basigaye banayashora mu bikorwa bya gipagani. Ya Mana bigeze kuvuga, bigeze gusenga, bigeze kubwiriza, bakayamamaza mu bantu, abantu bagahembuka, bagakizwa, bayirambitse hasi, bafata inzira ngari, ariko amaherezo yayo ni ukurimbuka. Shuti bavandimwe, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ni umunezero mwinshi cyane kongera kuza imbere y'ibi bikoresho nk'uko nkunze kubivuga. Iyo ngewe nisanze hano, ndavuga ni Mana ushimwe, uhabwe icyubahiro kuko wangiriye ubuntu kugira ngo nongere mbe igikoresho uri bukoresha uyu munsi. Hari ubutumwa Imana yanshyizemo, ni nayo mpamvu uyu munsi nje hano kugira ngo bubashe kunyuramo bukugereho mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Patrick Kamanzi. Birashoboka ko ari ubwa mbere ubonye ubutumwa kuri channel ya Les Douze Ouvriers. Les Douze Ouvriers ni ministeri Imana yabaye idutije mu gihe runaka kugira ngo nyiyobore dusoze mission yaduhaye yo kujya gushaka intama zazimiye mu mpande enye z'isi. Niyo mpamvu abari muri Afrika hano, abari i Burayi, abari muri Amerika, abari za Oceani, abari muri Azi, mwese turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ubu ngubu mpamagaye umwana w'ubugingo, icara ukurikire kuri telefone yawe cyangwa kuri machine ubutumwa bugufi bugiye kuvugirwa hano, ariko bushobora guhindura amateka yawe. Ndamya ndashidikanya ko hari umuntu ashobora kubyuka uyu munsi, ashobora gukanguka uyu munsi, ashobora kwambara imbaraga bundi bushyashya z'Imana kugira ngo ajye gusoza icyo Kristo yamushyizemo mu izina rya Yesu Kristo. Ndabashimiye n'umunezero mwinshi. Wowe niba wumva uyu muryango ukunda, wifuza gufatanya natwe, wifuza nawe kuba umusaruzi umwe mu bantu Imana irimo guhagurutsa muri iyi minsi kugira ngo bajye gushaka intama zazimiye, urebe kuri iyo link, kuri message aho ngaho urabona link ya WhatsApp. Iyo ni link ya WhatsApp ya Les Douze Ouvriers. Ukandemo gusa uraza kwisanga muri urwo rubuga, muri uwo muryango mugari. Twese hamwe dushyire hamwe tujye gushaka intama zazimiye mu izina rya Yesu Kristo. Icyo Kristo yaduhamagariye si ukwicara hariya twicara buri munsi, noya, ni ugusohoka tukajya kubyaza umusaruro itaranto Kristo yadushyizemo. Umutwe w'amagambo uyu munsi wawusomye neza cyane ko hari ibintu bitatu umwuka wera yifuza kukuganiriza anyuzemo. Ibyo bintu bitatu bishobora guhindura ubuzima bwawe nubikurikiza. Ubuzima bwawe bw'umwuka buri imbere, hari ikintu gikomeye cyane Imana ishobora kugukorera, ugakanguka mu buryo budasanzwe, nawe ukaba umwigishwa wa Kristo ujya gusoza mission yaguhaye. Mana ndagushima mu izina rya Yesu Kristo. Ndizera ndashidikanya ko ubutumwa bwihariye hari umuntu bushaka, hari umuntu uyu munsi aho aherereye buri bwinjire mu mutima we bugahindura amateka ye mu izina rya Yesu Kristo.
muri Luka ibice 15 umurongo wa 17 ijambo rye ritubwira ngo nuko yisubiyemo. Ninde wisubiyemo? Data mwiza, ndasengera umuntu wese uri hano urimo gukurikira ubutumwa ngo yisubiremo, yisuzume mu izina rya Yesu Kristo, ahamanye n'umutima nama we ko hari icyo agomba gukora kugira ngo yomatane nawe iteka ryose. Ndagushima Mana ishobora byose, Mwuka wera w'Imana ngwino uganiriza ubwoko bwawe, ngembe igikoresho gusa uri bukoreshe mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Bavandimwe, nkuko nari maze kubibabwira muri introduction, ibintu bitatu ugiye gukurikirana kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ikimana yadushyize ku mutima. Harenze iminsi 3 twari dufite amasengesho y'iminsi 3, guhera kuwa gatanu, kuwa gatandatu no ku cyumweru. Twayasoje ejo ku cyumweru saa 3 z'ijoro nibwo twatangiye amasengesho n'inyigisho yo gusoza aya masengesho. Yari afite umutwe wihariye uvuga ngo uwambaye umwambaro w'intambara ntakirate cyangwa ntakirarire nk'ukuyemo atabarutse avuye ku rugamba. Uwambaye umwambaro w'intambara ntazirate nk'uwiyambuye avuye ku rugamba. Niyo yari theme y'amasengesho yacu y'iminsi 3. Twahawe umugisha mu buryo budasanzwe, twumvise presence y'Imana ndetse dufata ifunguro rifatika riri budushoboze gukomeza urugendo rugoye ruri imbere. Haleluya. Eliya, murabyibuka uburyo ki Eliya marayika yaramubwiye ngo byuka urye kuko uracyafite urugendo rurerure kandi rugoye. Arabyuka ararya, urugendo rwari ruri imbere yararushoboye kubw'ifunguro yari amaze gufata icyo gihe. Natwe ifunguro twafashe muri iyi minsi 3, iyo mvuze ifunguro si iry'umubiri, ni ifunguro ry'umwuka. Abayabayemo neza iryo funguro rizadushoboza urundi rugendo tutazi rw'iminsi ngahe, tutazi rw'amezi angahe, tutazi rw'imyaka ingahe isigaye imbere. Bitavuze ko iryo funguro kuba twarifashe iminsi 3 turekeye aho tutazongera gufungura kugeza icyo gihe. Oya, umukristo ahozaho. Ejo tuzarya irindi naryo ridukomeze, ejo turya irindi naryo ridukomeze gushika tugezeyo. Noneho bavandimwe, ijambo twagendeyeho niryo ngiye gusoma muri aka kanya. Mu Bami ba mbere ibice 20 ku murongo wa 11. Ijambo ry'Imana ravuga ngo umwami w'Abisiriya aramusubiza ati, mumubwire muti ucyambara umwambaro w'intambara ngo atabare, ye kwirata nk'ukuramo atabarutse. Amen. Haleluya. Ucyambara umwambaro w'intambara ngo atabare, ye kwirata nk'ukuramo atabarutse. Uyo ni nawo murongo twagendeyeho muri iyi minsi y'amasengesho. Mu kuyasoza umva ijwi ry'Imana icyo ryambwiye ku bwawe, we wayabayemo nawe ukurikiye ubu butumwa kuko uri mu rugendo rw'agakiza kandi karekare. Iyi message irareba abana b'Imana bavutse ubwa kabiri, ariko biranashoboka ko nawe uyu munsi utarakizwa ufata icyemezo uyu munsi uvuga uti nanjye ndakijijwe, ndashaka kwinjira mu murongo umwe n'abandi, kandi izi principe 3 nanjye ndazigenderaho. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Iyi ni inkuru dusanga muri iki gice cy'Abami ba mbere ibice 20, inkuru y'umwami Benihadad. Benshi muzi Benihadad yishongora cyangwa yendereza umwami Ahabu w'i Samariya. Bibiri tubwira ngo Benihadad yateranyije ingabo ze, abakuru, abami bandi 32, bateranya ingabo, amafarashi, amagari, n'ibindi byose n'abasirikare n'ibindi bikoresho by'intambara, bafite misiyo imwe gusa: gukanga Abisirayeli no kubaciniza
no kubavana ku Mana no kubashyira muri sisiteme yabo. Ukurikira ubutumwa jya mu mwuka kugira ngo ubashe kubusobanukirwa neza cyane. Aha hari inkambi ebyiri, inkambi imwe y'Abasamariya, inkambi imwe inkambi imwe y'Abasamariya, inkambi yindi y'Abasiriya. Ni ukuvuga ko hari ubwoko bwa shitani n'ubwoko bw'Imana, hari Babuloni, hari na Yerusalemu nshya. Izo ni intambara zizahoraho kugeza ku munsi wa nyuma. Ubu iyo turimo kurwana uyu munsi ni hagati ya Yerusalemu nshya na Babuloni. Tubivugaho kenshi kandi tuzakomeza tubivuga iteka ryose kugira ngo umuntu abashe gusobanukirwa umugeni wa Kristo arusheho kwitegura. Ubwami bwa Satani ni Babuloni, ubwami bw'Imana ni Yerusalemu nshya. Ibyo murabizi. No muri iki gihe hari Siriya, hakaba na Samariya. Siriya yari nka Babuloni, Samariya ari nka Yerusalemu nshya. Kuko Samariya hari ubwoko bw'Imana, Siriya hari ubwoko butubaha Imana, buraramye ibigirwamana, bukorera izindi mana. Igitondo kimwe bitera hamwe, bafite umugambi umwe gusa, gutera abana b'Imana no kubahirika no kubatwara babagire imbohe. Nibabagira imbohe bazabasunika gusenga imana zabo, bazabasunika kwinjira muri system zabo. Bavandimwe nkunda cyane, uyu mugabo ateranya abami 32 bajya inama yo gukanga Siriya, yo gukanga Samariya. Benihadad atuma intumwa kwa Ahabu umwami w'i Samariya, aramubwira ati umva, mubwire uriya mugabo ko ngewe Benihadad ngiye kuza ifeza, izahabu afite, abagore beza afite bose, abana beza afite bose. Mumubwire ko byose ibyo byose ari ibyanjye, ko mbikeneye kandi ngomba kubyenjoyingamo, ngomba kubiryoheramo. Abantu b'isi kubera irari rya Satani, iyo abonye kamwe yifuza ka kabiri. Yabona umugore mwiza akabona abandi 5 akabifuza. Yaba afite miliyoni y'amadolari, yabona ibihumbi 10 by'amadolari, apana ibihumbi 100, ibihumbi 10, afite miliyoni y'amadolari. Umva, singuzanyo naye ashobora kuyajugunya, ashobora kuyarya, ashobora kuyatanga, ashobora kuyatwika, icyo yayakoresha cyose naye. Ariko kubera Satani yimye mu bantu b'isi, yimitse ingoma ye mu bantu b'isi, yabona uduhumbi 10 tw'amadolari natwo agashaka gutwara. Mu gitondo yabona ufite agahumbi nawe agashaka kukamwambura. Uko niko system y'isi yubatse. Kubera iki? Kubera ko abakorera Satani ntago bajya bahaga. Abakorera Satani ntibajya bahaga, buri munsi baba bifuza gusa, irari rirabuzura. Asambanya umugore mwiza cyane uyu munsi, ejo akabona undi akifuza kumusambanya, ejo akabona undi akifuza kumusambanya, akambura umwe, ejo yabona undi akamwambura. Nuko nguko ntibahaga. Kubera iki? Abafite ikinogo kirari mu mitima yabo. Uyu nawe numwe muri bari ati ubabwire byose ndabitwara. Umwami ashya ubwoba, inkuru imugezeho aratitira ati yego mugende mumubwire muti nyakubahwa rwose ibyo bintu byose ukeneye ni ukuri ndabiguha, ifeza n'izahabu n'ibyawe, abakobwa n'abahungu n'abakobwa beza n'abana beza n'abagore beza, byose ni ibyawe pe. Benihadad ati yes, ni njye utegeketse, ni njye uyoboye. Igitondo kimwe yongera mutumaho ati mugende mumubwire muti yewana nkeneye ibintu, ifeza, izahabu, abagore, abana beza n'ibiki byose. Aha ubwenge burakanguka, aravuga ati ariko si uyu mugabo bitebye. Atumizaho abakuru bandi bamufasha ubuyobozi, baricara bati ngiye mfite ikibazo, muri ubushize natumweho, none nongeye gutumwaho ko bakeneye abagore banjye, bakeneye abana beza mu gihugu n'abagore beza mu gihugu, ngo bose arabakeneye, ndetse n'ifeza n'izahabu n'ibindi byose dufite byiza, ngo ndetse azaza we yirebere ikiza kiri mu njyane. Murabyumva gute? Abami baricara, abagenzi be baricara bati no mwangire. Hari igihe ukangwa cyane
bikageraho ubwoba bugashira, cyane cyane iyo uri kumwe n'Imana. Hari igihe ukangwa cyane, uraswa cyane, uterwa cyane. Iyo udahagaze mu ruhande rw'Imana uhora utentebukira Satani. Ariko umwuka w'Imana akumanukiye, urakanguka ukavuga no, ibi bintu bite byabyo, ubwoba bukagushiramo, umwuka w'imbaraga no gushira amanga ukakuzamo mu izina rya Yesu Kristo. Iyo ukugezemo bya bintu byagukangaga, ba bantu bagukangaga, ibintu bihindura isura. Uyu mugabo arikanga, ibi ni ibiki? Kuki uriya mugabo yongeye kuntumaho? Bariya bati ntumwemerere, mubwire ko bidashoboka. Amutuma aramubwira ati mumubwire ngo ntibishoboka, ibyo yansabye imbere nzabikora, ariko iby'ubu no, ntago mbyemera. Inkuru igeze kuri Benihadadi ati okay. Abwira abakuru be, abo bami n'abakuru b'ingabo n'ibiki ati muteranye ingabo n'amafarashi byose tujye kwereka umushenzi. Atumaho Benihadadi, atumaho Ahabu, aramubwira ati mumubwire muti ingabo zanjye zose ngiye guteranya zigiye kuza. Abasirikare banjye nibabona buri umwe akabona agakungugu yashyira mu ntuza mu kiganza gusa, agakungugu kiwanyu k'Isamariya aho ngaho, ngo Imana zizabimpore, ndetse bikabije. Imana zizabimpore ni ibigirwamana. Urumva ko we yakoreraga ibigirwamana, yakoreraga Satani, ngo Imana zizabimpore. Mu yandi magambo Satani wamutumye azabimuhore. Uko niko ubutumwa bugezeyo, aramukanga Ahabu nawe asa nk'uhahamutse. Ariko Imana ishimwe ko mu gihe cya kera Imana yakoraga mu buryo butangaje. Dusenga Imana ibyo bihe bigaruke muri iki gihe cya none, aho umuhanuzi mu gihugu umwami yamwubahaga. Kera umwami yajyaga ku muhanuzi, ariko uyu munsi ibintu byarahinduye isura. Umuhanuzi niwe ujya ku mwami. Ubundi ntibyabagaho. Umwami mu gihugu habaga umwami, hakaba umuhanuzi, hakaba n'umutambyi. Abo ni abantu batatu bakomeye bari bagize igihugu cya Isirayeli ndetse n'ibindi bihe byose byabayeho bya mbere. Umwami yari uyoboye igihugu, umutambyi wari utakira abantu ku Mana, umuhanuzi yavugaga ibiturutse ku Mana akabizana. Ndetse bene abo ngabo benshi bakomokaga mu muryango wa bene Isakara, bari abahanga bo kumenya ibihe, bakabibwira ubwoko bw'Imana kugira ngo bamenye icyo Uwiteka avuga. Ariko uyu munsi ibintu birakomeye. Umuhanuzi aba yifuza kujya gusanganira abakomeye, gusanganira abafite amafaranga, gusanganira ubuyobozi bw'igihugu, ajye gupfukama. Nuko bimeze, nyamara siko byari bimeze. Ubuyobozi bw'igihugu bwari bukwiriye kujya basanga abahanuzi. Mwebwe se ko mu rwego rwa politiki twe turabibona gutya, mwebwe si Imana irabivugaho iki? Umuhanuzi w'ukuri nawe akavuga igiturutse ku Mana. Ariko siko bimeze. Kubera iki? Benshi babaye ab'indamu. Nicyo kibazo gikomeye. Benshi, si bose ariko benshi babaye ab'indamu. Niba ibihugu muri iyi minsi bisigaye biterwa n'ubupagani bukomeye kandi harimo abahanuzi, ni ikibazo gikomeye. Muvandimwe, umuhanuzi arahaguruka asanga umwami, aramubwira ati mwami, hari ubutumwa nkuzaniye buturuka ku Mana. Ati kagira inkuru. Ati bariya abantu bose bagiye kugutera Abasiriya, Imana irabakugabiza, uzabatsinda, humura, kandi bizagenda neza. Imana yabaye kugabije kuko bo bari bafite Imana nzima, abandi bafite ibigirwamana. Humura, komera ku Mana yawe, ibigirwamana uzahora ubihirika mu izina rya Yesu Kristo. Bavandimwe, aha wabyumvise, yongera agarura akabaraga, aramubaza ati se ninde uzatangira gutera? Nibo bazabanza kudutera cyangwa ni twebwe? Umuhanuzi ati ni twebwe, ni wowe uzabanza kumutera. Ati okay. Ateranya ingabo 232. Namwe mwumva icyo kintu, 232 ku bihumbi n'ibihumbi by'abasirikare. Babakubita igitero gitunguranye ku buryo muri uwo mugoroba cyangwa muri iryo joro
Beni Hadad we yari yibereye aho yisindiye arimo kunywa nezerewe, arya n'abami bandi n'abagore n'ibiki byose bari mu irari biryohereye, bumva urusasu po. Beni Hadad ngo azajye kwikangura gutya, aferi yari imaze kurangira. Baramufashe, aha waramubabarira, ariko yaje kumutsinda, apana kumwica, yaramutsinze urugamba nk'uko Imana yari yabimubwiye. Aho niho yavugira ijambo, amaze kumukanga cyane. Beni Hadad aha wamaze gukanguka, amaze kugira icyizere cy'Uwiteka ko Imana iri kumwe nabo, atumaho uriya mugabo ati, uwo mwambaro ugiye kwambara, ni nko kumubwira ati n'uw'intambara ugiye kwambara, ariko ntiwirate nk'uwiyambuye avuye ku rugamba. Bavandimwe, tubihuze mu gihe cya none, twebwe turi ku rugamba. Ubwami bubiri buri mu rugamba rukomeye, ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani. Wowe nanjye turabakristo, turimo guhigwa mu buryo bukomeye cyane. Satani arimo gukora ibishoboka byose kugira ngo atuvane mu isezerano, kugira ngo twiyambure umwambaro Uwiteka yatwambitse, tutagomba kuzambura kugeza umunsi tuzasoza urugendo. Gusoza urugendo hano ku isi ni mu buryo bubiri: uburyo bw'urupfu rusanzwe, umuntu ava mu mubiri umwuka ugashira, no mu buryo bw'ijwi ry'Imana tuzumva abazaba bakiriho, Yesu ahagaze mu gicu tukamusanganira iyo ngiyo. Bene data, urwo ni urugamba turiho none. Muri iyi minsi ibyo bihugu bibiri, Yerusalemu na Babuloni, hari urugamba rukomeye. Ibi byose murimo kubona birimo guhiga umwana w'umuntu kugira ngo bimubuze kwinjira muri Yerusalemu nshya. Niyo mpamvu ibi bintu bitatu ngiye kuvuga, muvandimwe, ugomba kubikomeza kugira ngo utazarekura, kuko urugamba rugeza ahakomeye. Dukeneye imbaraga z'Imana, dukeneye ubushobozi bw'Imana, dukeneye ihishurirwa rituruka ku Mana, dukeneye ubuntu bwa Kristo kumanuka mu buzima bwacu, dukeneye indi revelation, andi mahishurirwa tutigeze tugira, kuko nitutayagira iyi si iraduhirika. Kuko nikirimo gushaka, irashaka uburyo bwose bushoboka yaduhirika, kandi koko barimo kubigeraho ku badakangutse. Ariko wowe nanjye dukanguke mu izina rya Yesu Kristo, dukanguke mu kuri no mu mwuka. Turi mu bihe bikomeye, tuzabivuga umunsi ku wundi, kugeza ubwo b'abantu 8 bazinjira mu nkuge ya Nowa, kugeza ubwo b'abantu 3 bazasohoka i Sodoma na Gomora, Lote n'abakobwa be, kuko umugore we yarasohotse ariko ahinduka inkingi y'umunyu kubera gukumbura iby'i Sodoma. Kugeza ubwo bazava muri Sodoma na Gomora. Iyi si turimo ya none ni Sodoma na Gomora. Igitondo kimwe umuriro w'Imana uraza kumanuka hano. Turi mu rugamba rukomeye. Akazi biragoranye, ubuzima mu rugo biragoranye, amafaranga mu rugo ni ikibazo, kubona imibereho ni probleme. Uyu yibonye n'uyu munsi ejo icamo mu myanya y'intoki ntuzo. Ubuzima bugeza ahakomeye, indwara za buri munsi, inyatsi ya buri munsi. Ibyo byose ni ibigambiriye kukuvana mu isezerano kugira ngo uhombe ikigiye kuza, ikiza kigiye kuza. Ibyo byose biraza kugira ngo biguhe opportunity yo kwinjira mu nzira ngari, amaherezo yayo no kurimbuka. Mwene data, ibyo bintu bitatu ndakwinginze ushikame, ukomere, kandi ubikurikize mu izina rya Yesu. Muri Luka ibice 15 guhera ku murongo wa 11 kumanuka, wa 11 kumanuka, bavandimwe, hari inkuru y'umwana w'ikirara twese tuzi, ariko rya jambo nasengeyemo ku murongo wa 17 ndarikunda cyane, ngo nuko yisubiyemo. Umwana w'ikirara, murazi inkuru ye, yavuye kwa se. Ubwo ni ubutumwa Kristo yaduhaye kugira ngo tubashe gusobanukirwa ubwami bubiri. Ubwami umwana yari arimo bwari ubwami bwa se, bufite byose, mu munezero wose, mu mbaraga zose, mu bushobozi n'ubutware bwose. Mu yandi magambo, ubwo ni nko twabugereranya n'ubwami bw'Imana. Hariya yagiye kuyayisha ibye n'ubwami bwa Satani. Igitondo kimwe yifatira umwanzuro wenyine ngo reka nsabe data ampe ibyanjye nigendere. Isezerano ni wowe uzaryikuramo nurangara. Isi ni gukurura ikakwereka ibyo turimo kubona aha, uzatakaza byinshi. Ni bangahe bari bakijijwe, ni bangahe bari abakozi b'Imana bavuga ubutumwa isi kumva, ariko uyu munsi niba kibuvuga amafaranga yabaye menshi,
ndetse basigaye banayashora mu bikorwa bya gipagani. Ya mana bigeze kuvuga, bigeze gusenga, bigeze kubwiriza, bakayamamaza mu bantu, abantu bagahembuka bagakizwa, bayirambitse hasi. Bafata inzira ngari, ariko amaherezo yayo ni ukurimbuka. Ni bangahe? Ni benshi cyane. Hari abuzi, hari abonzi, hari n'abo tutazi. Batangiye neza, uyu munsi bari mu kaga gakomeye. Iyo ubabonye hano hanze urabifuza. Kubera iki? Bafite ibizu biryoshye, bafite ibimodoka biryoshye, bajya muri za business class baryohewe, barara mu mahoteli bashatse, barya ikiryo keretse icyo badashatse, naho bashatse ashobora gutega indege hano akajya muri Espagne, agiye muri weekend kurya no kunywa, kuwa mbere akagaruka. Abo bari hano ku isi kandi batangiye urugendo rw'umusaraba, inzira y'umusaraba. Igitondo kimwe iyi si bereka ibindi, bava mu isezerano nta mpamvu. Bavandimwe, uyu mwana yaragiye ajya mu isi ya kure, asiga byose, asiga Imana. Mu yandi magambo, ajya gusogongera ibyo yumvaga hanze hariya, byamwerekaga ko hano birashoboka ko ari byiza kuruta aho uri. Umwana afata inzira aragenda, yageze icyo yatwaye cyose kirashira, akubitwa n'inzara n'ubukene bw'intangarugero. Aho yifuje kurya n'ibiryo by'imbwa arabibura, twatuvunge ngo kiratwimbwa pyu aratubura. Ngo nuko ari muri uwo mubabaro yisubiramo, arisuzuma, asanga n'umugaragu kwa se abayeho neza kuruta ubuzima yari arimo. Uko niko yisuzumye, yisubiramo. Igifaransa kivuga neza cyane ngo il est revenu en lui-même. Revenir en soi-même ni ikintu gikomeye cyane. Revenir en soi-même, wayivuyemo hanyuma wisubiyemo, urisuzumye ukabona ahantu uri, ibyo urimo n'ibiki byose bidakwiriye, ukagira ubutwari bwo guhaguruka. ngo nuko yarahagurutse afata urugendo asubira kwa se. Ni bake bagirirwa ubwo buntu. Niyo mpamvu umuvandimwe, nawe wisuzume ubuzima urimo, waba ukijijwe, waba waraguye mu ntege nke, isuzume, kuko ubu butumwa ni ubwawe. Ntuzave mu isezerano nta mpamvu, nubwo yabihari ntukaza rivemo. Niyo ngingo ya mbere, ntuzave mu isezerano nta mpamvu. Warakijijwe, wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, umenye ko ibi bintu iyi si irimo kutwereka ni ukuduhiga kugira ngo tutazabona amahirwe yo kwambuka. Bavandimwe, ubyumve neza cyane. Icya mbere, ntuzave mu isezerano nubwo waba ufite impamvu, ntuzarivemo. Kugira ngo iryo sezerano utazarivamo, senga ubudasiba, iyirize kenshi gashoboka, soma ijambo ry'Imana kenshi gashoboka. Ngewe bavandimwe, nkunze kubabwira nti, nkiri mu idini nakuriyemo cyangwa mu itorero, nkunze kuvuga ko yose yabaye amadini, hafi ya yose iyo tubireke. Mu itorero nakuriyemo sinari nzi, ahanini reka mvuge ko nakuze mu mwuka igihe ninjiye muri Bibiliya ndisomera. Icyo gihe narasomerwaga, icyo batubwiye nta no gusesengura, ukemera ugashyira mu bikorwa. Naje gusanga ko hari ibintu byinshi batubwiraga bitari byo, n'ibindi byinshi byo. Ntabwo ari bitari byo twari duke, ibyo ari byo byari byinshi cyane. Nabyo tujye tubishimira Imana ko twarezwe neza mu mwuka. Amen. Tujye tubishimira Imana. Ariko hari utuntu tundi twagiye twivangamo, ugasanga rwose utungutu ifo kudukosora. Ninjira muri Bibiliya, uko niko nahishurirwa Imana, uko niko namenye Imana, uko niko nakunze Imana ubuziraherezo. Amina. Bavandimwe, nawe ndakwinginze kugira ngo iri sezerano utazarivamo, usome ijambo ry'Imana kenshi gashoboka, urishyire no mu bikorwa. Umufasha wanjye yigeze kubwira abantu bamwe ngo bari badusuye ati, ajya asenga asaba Imana imuhe gusoma Bibiliya ko arabibona uko mba nyirimo nkuko nyisoma. Icyo ni icyifuzo cyiza, sibyo? Nta kantu nyujijemo gusa k'urugero ndimo kuguha kugira ngo usobanukirwe ko gukura kwawe mu mwuka uzakura cyane ugeze mu ijambo ry'Imana. Ntuzave mu isezerano. Icya kabiri, uzahorana umutima uca bugufi, umenye ikosa aho ryakoze,
uce bugufi nk'umwana w'Imana, niwishyira hejuru uzaba mu mwanya wa Satani. Cyamukuye mu ijuru ni ukwishyira hejuru akumva ko nawe yasumba Imana. Icya gatatu, uzagira umutima wo gusaba imbabazi. Igihe cyose uzaba wakosheje uzajya usaba imbabazi, Imana izabana nawe. Gira uwo mutima. Uyu mwana w'ikirara yarahagurutse ajya kwa se, aca bugufi, data mbabarira, sinkwiriye kwitwa umwana wawe, fata nk'umukozi kuko ntakwiriye, mbabarira. Ariko se yaramuhobereye, ariko ariruka aramuhobera, arangije amwambika umwambaro mushya, imirimo yo gukiranuka, yo gusubira mu bwami, umwambaro mushya, impeta n'inkweto nk'ubuvuga utumwa, impeta nk'isezerano ridakuka. Nawe muvandimwe wisuzume, usubire mu isezerano. Yesu akwambika undi mwambaro mushya w'igitare mwiza, akwambika impeta y'isezerano rishya, akwambika n'inkweto nk'ubutumwa bwiza, asigaye komeza urugendo. Mana, ndagushima mu izina rya Yesu kuri ubu butumwa. Mwuka wera w'Imana aganiriza buri umwe wese, umuvana ahantu umugeza ahandi, mu izina rya Yesu Kristo nsenze kandi nizeye. Nawe ushaka gukizwa, uyu ni umwanya ukizwe, uhe Yesu Kristo ubugingo bwawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Ndabakunda mu izina rya Yesu, amen. Irakuze ndaje vuba, yoro umugeni ndaje vuba.